iki cyigisho kivuga ngo isanzure y'urukundo mu isi y'ibyaremwe. Wari uzi yuko isanzure y'urukundo ari ituma urimo kumva iyi mikoro? Isanzure y'urukundo niyo yavumbuye kuba ibi byuma za mikoro zivuga, kandi isanzure y'urukundo niyo yavumbuye umuti wa aspirin. Byagenze gute? Ikaza muri iki kiganiro. Bari mu mujyi wa Birmingham, ndashaka kuvuga Alexander Fleming, ndamuvuze nuko Joseph atangira guseka ko aramuzi cyane. Bari mu mujyi wa Birmingham. Uyu mugabo bari bafite imyaka 8, ndimo kubona abana batoya hano bafite imyaka mikeya cyane. Hanyuma rero mu gihe bari bafite imyaka 8 aho ngaho, byaje kugenda gute? Witwa Churchill Winston, benshi baramuzi, yabaye minisitiri w'intebe w'Ubwongereza, kandi yabaye reporter yayoboye, yarashinzwe ibikorwa by'Abongereza muri Afurika y'Epfo ndetse no muri Kenya mu gihe cy'ubukoloni. Mu gihe bari bafite imyaka 8 bagiye koga. Ubwo bagiye koga, Churchill Winston yararohamye. Mu gihe yarohamaga, Alexander Fleming yarazi koga, yavuyemo koga nko kuva ahangaha kugera hariya ku mashuri ya primaire. Arebye inyuma abona mugenzi watangiye gusoma nkeri. Muzi ko byagenze? Alexander Fleming wavukaga mu muryango ukennye, kandi Churchill Winston avuka mu muryango w'abaherwe, abo bita famille noble b'Abongereza. Hanyuma yagarutse inyuma yoga cyane, arangije aramwogana atitaye ku kuvuga yuko ashobora kuba yarohama. Aramwogana kubw'amahirwe bose barushye cyane, arangije agera imusozi. Uko byagenze? Yamujyanye iwabo mu rugo. Niki cyakurikiyeho? Ababyeyi ba Churchill Winston baravuze bati turohereye umwana. Baramufata nuko barangije bamujyana mu ishuri. Churchill Winston yatangiye kwiga, Alexander Fleming atarigeze yiga kubera ko amashuri yarahenze icyo gihe. Yego. Hanyuma Churchill Winston atangira kwiga. Alexander Fleming we byagenze gute? Yatangiye kwiga cyane, yiga imibare hanyuma na science. Mu minsi mikeya yaje kwinjira mu bantu bagize icyo bakora kuri electromagnetism muri physique. Kubera isanzure y'urukundo gusa yakoze kugira ngo ajye kurohora uwo mwana, muri electromagnetism muri physique azwiho ku kintu cyitwa Fleming's left hand rules. Ni ukuvuga ngo yivuga iri tegeko rya Fleming's left hand rules ryavumbuwe kubera isanzure y'urukundo. Byagenze gute? Yaravuze ngo imbaraga, murimo kumva ijwi ryanjye ko nirimo kuvuga, murimo kuryumva, ni ukubera imbaraga. Ni ukuvuga ngo izi mbaraga zikoreshejwe ni imbaraga zivutse kubera umuriro w'amashanyarazi na rukuruzi. Noneho rero we yaravuze ngo kubera ko bayise ikiganza cy'ibumoso, ugenekereje ni ikiganza cy'ibumoso cya Alexander Fleming, ni ukubera ko yandikishaga imoso mu gihe yigaga. Hanyuma Alexander, kandi wibuke yuko yatangiye kwiga kubera ko gusa yarohoye umwana gusa, baramurihira batabishoboye. Noneho yavuze ko iyi mbaraga yo bita force ukubye icyo twita magnetic free density, hanyuma ukubye na electrical current, ni ukuvuga uyu muriro twese tugura, ugakuba n'uburebure bw'urutsinga buzanye umuriro, ukubye n'imfuruka igororotse iyo twita angle theta. Ibyo nibyo bingana n'imbaraga zikoreshwa z'uyu muriro urimo gukoreshwa. Ni ibintu noneho rero uyu Alexander Fleming na Faraday nibo hahereho tekinoloji yo kugira ngo ibi byuma byose tube turimo kubyumva kubera gusa isanzure ry'urukundo. Ntago muri iyo minsi yahise avumbura n'umuti wa aspirin. Yabaye n'umuganga mwiza, ngira ngo yabaye n'umuganga mwiza ndetse n'umushimiste. Mu kanya gatoya
Churchill Winston yahise arwara ajya mu bitaro, hanyuma wa muti nanone yamuvurisha yavumbuye muri iyo minsi, uwo muti arongera ahita ari we bwari muri koma wamwivuriye, kandi yaramurohoye hehe, yaramurohoye muri cya kiyaga. Arongera amuhobera amubwira ati oh Alexander Fleming inshuti yanjye undohoye ubugira kabiri, wowe inshuti zanjye Yesu yaturohoye ubugira bwa mbere hahandi ku musaraba w'i Karuvari, mu minsi ya vuba cyane agiye kongera kukurohora ingoyi y'icyaha arangiza bwa kabiri. Ariko we noneho ntago imbaraga ye ikiza iri muri Newton, reka da, ahubwo imbaraga y'ikiza ni ubugingo buhoraho none n'iteka ryose. Ibyo bivuze umunsi mu izina rya Yesu.